barahubaka. Mbese niho hambere hambere mu mateka, niho hambere bubatse inkambi iwabo. Iwabo, icyo ni ikintu gikomeye. Iwabo ni muri Yosuwa 4:19. Ubwo bari bamaze kwambuka Yorodani, naho bashinze amahema bwa mbere. Umva ikindi, bambuka Yorodani, ngo Yorodani yari ifite amazi menshi ku buryo kuyambuka byari bigoye. Noneho Imana ibwira Yosuwa ngo aha ntimwahambuka n'ibirenge, hasuma imbaraga zanyu, ntimwahambuka n'ibirenge, ariko hari uburyo ngiye kubaha buzatuma muhambuka nta bwato. Urumva uru rugendo iyi nzitizi muyambuke nta gikoresho gihambaye gicuzwe n'intoki z'umwana w'umuntu kihakoze. Noneho ngo Imana ibwira so ngo bwira abatambyi bakandagire muri Yorodani mu mazi aho ngaho, ariko bahetse isanduku, bakandagire mu mazi, bafate iya mbere bajye. Umva abayobozi, bakozi b'Imana, gufata iya mbere mu murimo ni byiza. Twebwe abayobozi ngo bafate iya mbere bajyemo, ngo nibageramo bahagarare n'isanduku y'Imana ku bitugu, amazi azibwiriza. Yosuwa atanga iryo bwiriza, abatambyi bajyamo bahetse iyo sanduku. Bibiliya tubwira ngo bagikandagizamo ibirenge. Vuga ngo amena cyane. Bagikandagizamo ibirenge, amazi ahita pasukamo kabiri, ngo amwe ahera hariya andi aramanuka, ngo Abisirayeli banyura ku butaka humutse. Yosuwa ngabwira Abisirayeli ati muri buri muryango haturukemo umuntu afata ibuye, hariya hantu hakore buriya murimo utangaje hava ikimenyetso. Imiryango 12, 12 personnes, ngo baraza bafata amabuye, ngo barayajyana. Ari amabuye rero bayashinze igiruga. Ayo mabuye ariko Yosuwa ngo asabwa nanone gufata amabuye ayashinge aho ibyo birenge by'abakozi b'Imana bishinze biri, kugira ngo bazajye bibuka igihe cyose ko aho hantu bahakirijwe, aho hantu bahatabariwe. Ariko ngo no aho igiruga, igihe abana bashatse kumenya amakuru y'ibyabaye, ababyeyi bajye babereka ya mabuye, bababwira bati sha iyi Imana itabana natwe mu rugendo, iyi Imana itabana natwe muri iriya situation, iyi Imana itabana natwe kirya gihe tuba twarashize. Urumva kiba twarashize. Urumva hari ahantu ni milieu strategique, ni milieu ifite icyo yigisha. Tubafashe mu mutwe, kuko nibwo turiye ibiryo tutabanje kwibaza aho biturutse, nibyo mu gihugu cyacu. Nibwo turiye ibiryo tudakobokeye, nibwo turiye ibiryo vraiment twatangira ubusobanuro. Turiye ku biryo twatangira ubusobanuro. Haleluya, twatangira ubusobanuro. Hari igihe Imana igira neza ikagaburira umuntu nyine kuri Mana mfasha, ariko hari ikindi gihe igukingurira amayira ukarya ibiryo watangira. Ibyo nibyo. Mvuze ngo ni ibiryo bisobanutse bibaho. Ngo barya ku bigugu.
Yosuwa 5:12 barya kuki ku bigugu. Ariko uwo munsi ngo harenzeho umunsi umwe ngo Imana yavuga iti ndayihagaritse kuko rwose mbahaye Ahanyu. Ab'Imana yahaye habo muyishyire ibiganza hejuru. Haleluya. Mbahaye Ahanyu. Mbahaye Ahanyu. Yeye. Haleluya. Mbahaye Ahanyu. Manu ngo uwo munsi ukurikiye ngo irahagarara. Namwe murabizi hari igihe rwose ubuzima bubaho umuntu ari kugendera ku cyo bita tangente. Haleluya. Yesu nashimwe. Haleluya. Murakoze. Nitwa Uwimana Claude, ndi umupasitori, mbarizwa mu rurembo rw'iburengerazuba mu mujyi wa Rubavu, muri yo paruwasi nyine ya Rubavu. Naje hano mu rwego rw'ivugabutumwa, abakozi b'Imana barantumiye, nuko nanjye ndemera ndaza. Mbere Mushumba Jean Bosco yarantumiraga simboneke, ariko tugakomeza twifuza njye nawe ko igihe cyazagera tukaza tukaganira ijambo ry'Imana. Ubwo rero pasiteri, igihe ni iki? Haleluya. Imana ishimwe. Igiterane mumazemo icyumweru cyose kiravuga iby'ububyutse, ariko kikibanda ku bana b'abahanuzi, nibo tuvugaho. Imana ishimwe. Turagira ngo rero ubwo n'igihe kiba ari kigufi kinabaze, duhite twinjira mu ijambo ry'Imana, hanyuma igihe nyine tugikoreshe neza. Intashyo zo birumvikana nimuzakire mu izina rya Yesu. Tugiye guhita rero dusoma mu gitabo cya 2 cy'Abami, ibice 6 umurongo wa mbere tugere ku wa 7. Ni naho turiga aho ngaho. Imana ishimwe cyane. Havuga ngo iki rero? Haravuga ngo bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati, dore aho tuba imbere yawe hatubereye hato, noneho turakwinginze reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akureyo igiti twiyubakire aho kuba. Arabemerera ati nimugende. Umwe muri bo aravuga ati ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati ndaje. Nuko barajyana, bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema igiti, intorezo irakuka igwa mu mazi. Arataka ati mbonye ishyano databuja, kuko yari intirano. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati iguye he? Arahamwereka, ahera ko atema igiti agitera mu mazi, intorezo irareremba.
aramubwira ati gisingire, arambura ukuboko arayisingira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nta handi nsoma, naho gusa kuko niho mwampaye. Imana ishimwe. Tugiye rero kuganira ku ijambo rivuga ngo ububyutse bw'abana b'abahanuzi, icyifuzo cy'itorero uyu munsi. Donc ububyutse bw'abana b'abahanuzi ni icyifuzo cy'itorero ry'uyu munsi. Imana ishimwe. Tugiye kwibaza tuti abana b'abahanuzi bavugwa ni bande? Ntabwo ari abana babyawe n'abahanuzi ngo Elisa abe afite umwana witwa Yohana. Oya, ntabwo ari abana babyawe n'abahanuzi. Oya, ahubwo ni abantu, ni amatsinda y'abantu bigiraga ku birenge by'abahanuzi, bagahabwa inyigisho n'abahanuzi bakuru. Abahanuzi bakuru. Muri abo bahanuzi rero dufite uwitwa Samweli. Uwo ni umuhanuzi watoje cyangwa se wagiraga uwo murimo wo kwigisha abantu. Dufite uwitwa Eliya, nawe ni umuhanuzi mukuru watozaga abantu. Dufite n'uwitwa Elisa. N'abantu batatu Bibiliya ivuga. Bari abantu, ndavuga bariya batoza, bari abantu bakuru, ntabwo bari abana, ntabwo rwari urubyiruko. Oya, bari abantu bakuru. Hari abantu b'abahanga bajya bavuga bati les jeunes doivent se tenir sur les épaules des géants pour voir loin. Les jeunes, abantu bato, bagomba guhagarara ku bitugu by'abakuze kugira ngo barebe kure. Uwitwa Blaise Pascal yatanze ibyo bitekerezo. Igihugu kitagira abakuze kiba gifite ibibazo, nk'uko n'ikidafite abakiri bato kiba kibifite. Umwe mu bahanga yaravuze ngo iyo umusaza apfuye ni bibliothèque, ni inzu y'ibitabo ibihiye. Niyo mpamvu abakuze bakwiye guhabwa agaciro. Ntekereza ko n'igihugu cyacu cy'u Rwanda kibaha agaciro mu buryo bukomeye. Itorero naryo ryakagombye kubaha agaciro ndetse mu buryo bukomeye, kuko iyi ntego mubona, iyo itaza kubonekamwo abakuze ntimwari kuyitoranya ngo igire ireme. Vraiment. Hari rero ahantu hane aba bantu batorezwaga, aba bana b'abahanuzi batorezwaga, ahitwa Irama. Muri Samweli wa mbere ibice 19 umurongo wa 18 kugera ku 20. Aho hari ikigo cyigisha abantu, aribo twisa abana b'abahanuzi, kibigisha iby'Imana.
hari ahitwa Ibeteri, Abami ba kabiri ibice 2 umurongo wa 3. Aho hari ikindi kigo. Hari ahitwa Yeriko, Abami ba kabiri ibice 2 umurongo wa 5. Aho hari ikigo. Hari Igirugare, aho naho hari ikigo. Abami ba kabiri ibice 4:38, ndetse birumvikana Abami ba kabiri ibice 6 hariya twasomye umurongo wa 1 kugera ku wa 7. Ibyo byari ibigo. Naribajije ngo kuki byashyizwe hatoranyijwe hariya ahantu hakajya ibigo byigiramo ibintu by'Imana. Nsanga hariya ahantu ukari hane hari aho twita milieu stratégique. Ni ahantu haba hashobora kugerwa n'abantu benshi, urumva, gukorerwa ibintu byinshi kurusha ahandi. Ni ahantu hatoranywa niyo harimo hateganywa ibintu biremereye by'imishinga, hari uburyo bwo gutoranya aho bizakorerwa. Hari ahantu rero kari hane, hari ahantu hafite amateka akomeye ku buryo bariya basaza, umuntu watangije deja iriya gahunda yo kwigisha ni Samweli, bariya basaza bumvise hari ahantu hane hakwiriye gushyirwa ibigo byigirwamo ijambo ry'Imana. Reka nkubwire muri make amateka ya hari ahantu hane muri make nihuse. Irama ni ahantu Samweli ubwe yavukiye, arahakurira, ariko anahubaka n'icyumba cy'amasengesho. Haba rwose icyumba ngo yahubatse igicaniro, icyumba cy'amasengesho gityaye ariko gityaye. Mwene data atangaza uburyo sepu izaza gukorera iteraniro hano. Yavuze ngo Kacyiru ngo ni itorero riberamo amateraniro meza, urumva, meza, ngo ku buryo bishoboka ko ariyo mpamvu bahashatse. Ni nabyo, yes, nibyo, kuko buriya ntabwo uwatekereje Kacyiru ngo hashyirwe urusengero ntiwibwire ngo yakoze ikintu gito, yakoze ikintu kinini. Milieu stratégique, do yakoze ikintu kinini. Kuki atarushyize hepfo mu kabande. Rama yari ahantu harengeye, donc hejuru. Noneho Samweli ahashyira igicaniro, ngo habaga nyine bari abana b'abahanuzi, bariya abantu ngo bagasenga, imbaraga z'Imana zikamanuka, urumva, ngo zikamanuka. Ubuhanuzi, icyo twita ububyutse, iyo uvanyemo ikintu bita ubuhanuzi uba wabyishe. Donc ngo ubuhanuzi bukamanuka, cyane cyane ko n'uwatangije hari ahantu hari umuhanuzi, erega ngo bukamanuka. Mes chers frères, itorero risa na nyiraryo. Itorero risa na nyiraryo. Buriya n'igihugu kijya gisa na nyiracyo. Très bien. Donc itorero risa na nyiraryo. Buriya nubwo ntaruwaha, birashoboka ko abantu bahano mpereye ku bayobozi bakunda ibintu byo gusenga, ariko bagahana agaciro umwuka w'Imana, ntibamujene, ntibamukande. Vuga ngo amen. Don't ntibamukande. Buriya nibyo. Irama
kubera umwuka w'Imana wahabaga, Dawidi arimo ahigwa na Sawuli. Dawidi yaravuze ati ntabwo mpungira ahandi, ndajya mu masengesho i Rama. Haleluya! Urumva? Aho ni Rama. Uretse Beteli, ubwo ngiye ahandi. Beteli niho uwitwa Yakobo ahunze mwene se Esawu yaryamye bumwiriyeho, ngo bwije abuze inzu ajya gucumbikamo, aryama muri icyo kibaya. Ngo nijoro yiseguye ibuye arota urwego. Urumva hari ahantu nyine ntabwo ari ahantu hapfuye gutoranywa, higirwa iby'Imana. Haleluya! Yes. Nuko ngo abona urwego ngo rushinze aho aryamye, ngo akabona abamarayika bazamuka abandi bamanuka, ngo ariko ngo kuri some hejuru neza neza ngo hicaye Imana. Aravuga ati vraiment narinzi ngo aha hantu rwose ni ahantu hasanzwe, none nsobanukiwe kari mu nzu y'Imana, ni amarembo y'ijuru. Aho rero umuntu ufite viziyo spirituelle, umuntu ufite viziyo ireba kure mu buryo bw'umwuka, yagomba kuhashyira ishuri ryo kwigiramo iby'Imana. Urumva? Ntabwo rufa kurarura. Yeriko Abisirayeli bavuye iyo hirya mu Egiputa. Yeriko niho baboneye kw'Imana igira imbaraga zo gusenya ibyo umuntu atashobora gusenya. Ibikuta. Abahanga bavuga ngo iki? Bavuga ko izo nkuta zari zigose Yeriko, ngo zari zifite épaisseur ya metero zigera muri 11, ku buryo byari byoroshye ko bazubaka hejuru amazu. Yes. N'amagare yahanyuraga bisikana, inzu yarahabu. Ipirari ijaho, nta dinamite, nta rutambi rujaho, inkuta zijya hasi. Vuga ngo amen. Aho ni Yeriko. Tugiye Girugari. Aho ngaho, aho Igirugari naho hari ikigo cy'amashuri y'abana b'abahanuzi. Igirugari niho Abisirayeli batangiriye ubuzima bushya. Bari bamenyera ubwa Egiputa n'ubw'ubutayu, noneho Igirugari niho bakiririye ubuzima bushya. Niho bashinze inkambi ya mbere mu gihugu cy'isezerano. Baravuga bati vraiment maintenant nous sommes chez nous, donc ubu turi wacu. Ngo barahubaka. Mbese niho hambere hambere mu mateka, niho hambere bubatse inkambi iwabo. Iwabo, icyo ari ikintu gikomeye. Iwabo ni muri Yosuwa 4:19. Ubwo bari bamaze kwambuka Yorodani, naho bashinze amahema bwa mbere. Umva ikindi, bambuka Yorodani, ngo Yorodani yari ifite amazi menshi ku byo kuyambuka byari bigoye. Noneho Imana ibwira Yosuwa ngo aha ntimwahambuka n'ibirenge, hasuma imbaraga zanyu, ntimwahambuka n'ibirenge, ariko hari uburyo ngiye kubaha buzatuma muhambuka nta bwato. Urumva? Uru rugendo
iyi nzitizi muyambuke, nta gikoresho gihambaye gicuzwe n'intoki z'umwana w'umuntu kihakoze. Noneho ngo Imana ibwira so ngo bwira abatambyi bakandagire muri Yorodani mu mazi aho ngaho, ngo ariko bahetse isanduku bakandagire mu mazi, bafata iya mbere bajye. Umva abayobozi bakozi b'Imana, gufata iya mbere mu murimo ni byiza. Twebwe abayobozi ngo bafata iya mbere bajyemo, ngo nibageramo bahagarare n'isanduku y'Imana ku bitugu, amazi azibwiriza. Yosuwa atanga iryo bwiriza, abatambyi bajyamo bahetse iyo sanduku. Bibiliya tubwira ngo bagikandagizamo ibirenge. Vuga ngo amena cyane. Bagikandagizamo ibirenge, amazi ahita pasukamo kabiri, ngo amwe ahera hariya andi aramanuka, ngo Abisirayeli banyura ku butaka humutse. Yosuwa ngabwira Abisirayeli ati muri buri muryango haturukamo umuntu afata ibuye, hariya ahantu hakore buriya murimo utangaje hava ikimenyetso. Imiryango 12, 12 personnes ngo baraza bafata amabuye ngo barayajyana. Ariya mabuye rero bayashinze igiruga. Ayo mabuye ariko Yosuwa ngo asabwa nanone gufata amabuye ayashinge aho ibyo birenge by'abakozi b'Imana bishinze biri, kugira ngo bazajye bibuka igihe cyose ko aho hantu bahakirijwe, aho hantu bahatabariwe. Ariko ngo no mu aho igiruga, igihe abana bashatse kumenya amakuru y'ibyabaye, ababyeyi bajye babereka ya mabuye, bababwire bati sha, iyi Imana itabana natwe mu rugendo, iyi Imana itabana natwe muri iriya situation, iyi Imana itabana natwe kirya gihe tuba twarashize. Urumva kiba twarashize. Urumva hari ahantu ni milieu strategique, ni milieu ifite icyo yigisha. Iyo rero ugeze kuri bene ibi bintu, ntabwo ukwiye guhera gusa mu Bisirayeli, ubu ukwiye kuvuga uti nanjye hari Imana yankuye mwana wanjye, nanjye hari Imana yankuye yemwe basha. Uwo ni umubyeyi ari kubwira abana be, iyi Imana itaza kugaragara kirya gihe kiba hacu haribagiranye. Ibyo ni ibimenyetso, ndetse ukanatanga n'ibifatika. Hari abagira ibimenyetso bifatika bakavuga bati, njya numva Pastor Rwamarara, bifatika bakavuga bati iyo tutagira Imana kiba twaraguye hari. Ibyo ni ibimenyetso, babyita evidence, ibimenyetso. Babyita ibimenyetso. Hariya muri Sejem hirya gato bigeze bantumira kora impanda irimo ikora igiterane, bari bafite intego ivuga ngo edoti rero ni ubuhamya, ariko nanone ni n'ibihamya, ku buryo umuntu aba afite ibintu anagahijisho akavuga ati vrema iki ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana yabanye nanjye. Vrema oui. Umva iki ni ikimenyetso kigaragaza ko iyi tahaba biba byaricanze. Namwe murabizi ko iyi tahaba. Haleluya. Aho rero Girugari no hari ibyo bimenyetso, ababyeyi bajya bereka abana babati muritondesha, mujye mwitondera Imana yacu yadukuye ahakomeye.
ni muri Yosuwa 4, Yosuwa ibice biri umurongo wa 20 kugera kwa 24. Aho niho hari iby'ibyo bimenyetso. Igirugari, igirugari mwe mwitonze. Igirugari, aho igirugari niho Abisirayeli baririye ibiryo bya mbere, ibiryo bya mbere byo mu gihugu cyabo. Wanyumviye? Yes, babyita ngo bari ibigugu. Ngo ni ibigugu. Ibigugu ngo nibwo bwa mbere bariye ku biryo byo mu gihugu cy'isezerano. Baravuga bati Imana vraiment aha hantu tuhafashe mu mutwe. Tuhafashe mu mutwe kuko nibwo turiye ibiryo tutabanje kwibaza aho biturutse. Ni ibyo mu gihugu cyacu. Nibwo turiye ibiryo tudakobokeye, nibwo turiye ibiryo vraiment twatangira ubusobanuro. Turiye ku biryo twatangira ubusobanuro. Haleluya! Twatangira ubusobanuro. Hari Imana igira neza ikagaburira umuntu nyine kuri Mana mfasha. Ariko hari ikindi gihe igukingurira amayira ukarya ibiryo watangira. Ibyo nibyo. Mvuze ngo ni ibiryo bisobanutse. Bibaho. Ngo barya ku bigugu. Yosuwa 5:12 barya kuki? Ku bigugu. Ariko uwo munsi ngo harenzeho umunsi umwe ngo Imana avuga iti ndayihagaritse kuko rwose mbahaye Ahanyu. Abimana yahaye habo muyishyire ibiganza hejuru. Haleluya! Mbahaye Ahanyu. Mbahaye Ahanyu. Haleluya! Mbahaye Ahanyu. Manu ngo uwo munsi ukurikiye ngo irahagarara. Namwe murabizi hari igihe rwose ubuzima bubaho umuntu ari kugendera ku cyo bita tangente. Donc ari kugendera aho igirugari, ndakomeje. Aho igirugari niho Imana yategekeye Yosuwa ngo imyaka 40 ishize nta gukebwa bwishize. Imyaka 40 yose ifite ishusho y'ubupagane. None abagabo bose bakebwe, aho ni mu rwego rwo n'ishusho y'agakiza. Bakebwe nuko Imana iravuga ngo guhera uyu mwanya mbakuyeho igisuzuguriro. Mbakuyeho igisuzuguriro mwasuzuguye na Egiputa. Ndagihanaguye. Imana ijya inetwaya. Netwaye. Nukuvanaho imicafu. Kuvanaho imicafu. Netwaye. Mbakuyeho igisuzu. Mbahanaguyeho igisuzuguriro.
awi noneho rero aho igirugari noneho nanone bakoze icyo bita fete ubu tugiye gukora icyo bita fete umunsi mukuru mwegiputa bigeze basa n'abawutunyeze donc ngo ubwo nyine ngo ni umunsi mukuru wa Pasika ubu tugiye kuwukorera iwacu bawukorera ngo hariya igirugari wa Pasika nyuma y'imyaka nyine igera muri 40 nta munsi mukuru baho hariya numvise ariko yitwa Elimu igihe kimwe nzaza mbabwira bya Elimu donc ngo bakora umunsi mukuru aho igirugari bamaze gukuraho igisuzuguriro uragira ngo gukora umunsi mukuru ucyambaye igisuzuguriro biroroha wapi aho igirugari niho nanone Yosuwa yashinze ikigo cya gisirikare cyo bita ikigo cya gisirikare ikigo cya gisirikare noneho aho niho yavuye yerekeje ari hafi gutera Yeriko yerekeje Yeriko noneho ngahura n'umugabo muremure cyane ufite inkota aho hagati ya Girugari na Yeriko aho hagati aho noneho ngo bahuye Yosuwa ngo kandi Yosuwa ari umujenerali umugabo utoroshye ngo yitegereje uwo mugabo w'ibizigira umugabo muremure aravuga ati uri uwo mu bacu uwo mu babisha bacu undi ati sindi uwo mu banyu nta nubwo ndi uwo mu babisha banyu ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugabo ngira ngo nta numwe muri mwe utajya abona bene uwo mugabo aje nonaha aje uwo mwanya ikibazo kikumaranye iminsi kikwihereranye kikumaranye iminsi yego diye kimaze iminsi kigusinziranye noneho umugabo w'ingabo z'Uwiteka kaza uwo mwanya akacera imina urumva reka babwire ngo mubizana ububyutse harimo no kumva ayo magambo arema harimo kumva ayo magambo arema icyo bita ububyutse harimo kumva bene ibyo kandi ukabyakira nk'ibyawe awi urumva aho hantu hane urumva byari ngombwa ko hubakwa amashuri abantu b'Imana bazajya bigira mu iby'Imana nk'aho igirugari hashinzwe naho ishuri noneho niki twakwigira ku bana b'abahanuzi ariko n'umuyobozi wabo Elisa ndagira ngo mbabwire ibintu ubundi ni 12 gutyo ariko ndavugamo bike byatumye nyine habaho icyo twita ububyutse mu bana b'abahanuzi buriya bwari burimo icyambere cyari igihe cy'amahoro menshi muri kiriya gihe cya Elisa hariya twasomye cyari igihe ari amahoro ni nk'uko turi muri iki gihugu cyacu vraiment reka mbabwire pe ubu ni umwanya mwiza
wo kugira ububyutse kubushaka. Kuko uwo Elisa asimbuye Eliya byari bimumereye bite? Eliya byari kaci, basenga bihishe, basengera mu mavumo. Ariko muri iki gihe cya Elisa, aha hantu twasomye rwose, aha ngaha twasomye ibice 6 by'Abami ba kabiri, cyari igihe cy'amahoro. Impamvu ya kabiri yatumye nyine habaho ikintu bita ububyutse, nuko abantu benshi bashakaga kumenya ijambo ry'Imana, bakagira iyo nyota. Kubera iki? Icyo gihe hari hakirimo umwuka nanone w'ubuyobe, ibintu bijyanye na bayari n'ibigirwamana bikizenguruka. Noneho abantu bakavuga bati reka ariko twiga ijambo ry'Imana turimenye. Buriya nagiye kwiga nshaka kumenya ijambo ry'Imana, nshaka kumenya ijambo ry'Imana. Mara imyaka 4 ibaze nicaye ku ntebe y'ishuri hariya muri Piasi, nshaka kumenya ijambo ry'Imana. Narasomaga bihagije pe. Aba bantu rero nabo bashakaga ijambo ry'Imana. Bene da, reka mbabwire, hari akageso kajya kaba, ukabona igihe cy'ijambo ry'Imana abantu barasohotse bagiye kuganirira hanze. Icyakora hano ntabihari. Iyo ni ingeso mbi. Iyo twagize amahirwe tukabona ijambo burya ni ubutunzi tuba twibikamo, ni umutsima. Izo ni impamvu rusange, ariko hari impamvu zishingiye ku buyobozi zatumye icyo twita ububyutse kirya gihe cy'abana b'abahanuzi kihaba. Izishingiye ku buyobozi ni uko umuyobozi, ndavuga Elisa niwe wari uhari icyo gihe, yari umukozi udasanzwe. Umva, yari afite inyigisho. Buriya ngo yarigishaga Elisa, yarigishaga ku buryo kumurambirwa. Kubera iki? Yarimo amavuta. Buretse ngo yarimo amavuta. Yarasengaga, urumva, kandi yari yarahamagawe mu buryo busobanutse, urumva. Noneho kandi yarakiriye imigabane 2 kuko yari asimbuye nawe, kandi wari umuriro. Donc Eliya yari umuriro, noneho Elisa yakira imigabane y'uwo muriro 2. Urumva ko Elisa yari atyaye, vuga ngo amena cyane. Yaragize gute? Atyaye ku buryo kumva ibintu bimuva mu kanwa ntabwo wamurambirwaga. Byabaga ari ibintu, muri kunyumva, byabaga ari ibintu bifite aho biva. Noneho rero akagira rero, urumva, ni umunyamasengesho, ni umuntu ufite iryo jambo, ariko akagira impano zitandukanye. Akagira iy'ubuhanuzi, akagira iyo kwerekwa, akagira iyo gukora ibitangaza. Mbese Elisa vraiment yakoraga umurimo ku buryo abantu bavuga bati kabisa urakwiriye gukora. Elisa yakoze ibitangaza 13 akiriho, igihe Eliya yari yakoze 7. Amaze no gupfa, ndavuga Elisa vuga ngo amera cyane. Amaze no gupfa, nyuma y'urupfu amagufa ye akora igitangaza cyo kuzura. Elisa yarapakiye, yarapakiye, ntabwo ari ukucyatsa, yarapakiye.
kabisa. Ibyo rero ndagira ngo mbabwire ngo ububyutse bunaturuka mu bayobozi. Nibyo. Ububyutse reka rwose vraiment. Ububyutse bujyana n'ibyo bintu by'ibitangaza. Ububyutse bukajyana n'iryo jambo. Ububyutse bukajyana n'impano gukora. Yes. Ntabwo washaka ububyutse kandi ibintu bijyanye nanone n'impano z'umwuka w'Imana ngo bicecekeshe hanyuma uhamagara ububyutse. Jamais. Ntabwo bijyana bityo. Ntabwo bijyana. Ntabwo bijyana. Urumva? Niba ushaka ububyutse emerera ibyo bintu byose bijyanye n'ububyutse bikore. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Urumva? Yari umuhanuzi. Elisa yari umuhanuzi. Yari umuhanuzi. Yigeze ahanura ngo ejo nk'iki gihe inzara imaze iminsi myinshi irimo izunguza aka gace izahava. Bwaki ariko biri. Uwo se wamupinga? Uwo wareka kumva ibyo avuga? Ntabwo bishoboka. Yari umukozi wakemuraga ibibazo by'abakristo n'abaturage basanzwe. Agakemura n'ibibazo bijyanye na politiki igihugu. Yigeze akemura ikibazo cya Syria, n'est-ce pas? Ngo abasira ngo bapangaga ibintu bari mu mwiherero, Elisa akabimenya ari iwe. None akajya kubwira ubuyobozi bw'igihugu ati murabe maso hari hakurya hari aduji irimo ishaka kuza kuderanje. Uwo se wamwanga? Vuga ngo amen. Urumva? Njya mvuga nti rero ikibazo si ubuhanuzi n'impano ahubwo ikibazo gestion yabyo. Naho ubundi ni byiza. Akaba umukozi utega amatwi abo ayobora akabumva. Kubona hariya abana b'abahanuzi bavuze bati tugiye guca ibiti ariko turakwinginze tuze kujyana nawe muyobozi. Elisa ntabwo yabateye ishoti, yaravuze ati turajyana nta kibazo gihari. Urumva? Elisa akaba umukozi Imana yanyuzagamo imigisha itandukanye y'abaturage y'abantu b'Imana. Imigisha itandukanye. Umupfakazi agize ikibazo cyo kwishyura umwenda. Elisa ati tira ibikoresho. Uwo se wamupinga mwa? Tira ibikoresho kirarangira vrema. Uwari wabuze umwana kandi neza ye imirimo ye ikambuka no mu mahanga ikagenda yagera kwa Banamani hakurya. Vuga ngo amen cyane. Elisa reka murekera mbabwira no kubahanuzi ku bana b'abahanuzi. Nihuse abana b'abahanuzi nabo ubwo ni nkamwe. Erego namwe muri abana b'abahanuzi. Twese ngo amen. Abana ngiye nyine kubayoborwa. Nari mvuze ku muyobozi reka njye kubayoborwa. Bumva icyo bita ububyutse aho buva. Ni kibushushanya. Abo bana donc ntabwo bakuruzwaga umugozi. Ni mukora ibi reka da. Bari bafite icyo bita bonne volonté, ubushake bwo gukora.
vuga ngo amen. Mwene data tuganira yavuze ngo twebwe ntabwo tujya twitangisha ngo tuvuge ngo rwose rero murakora ibi mufate igikaye mwandi. Yambwiye ngo murakora rwose nta muntu bashyizeho rwaserera. Icyo ni ishusho y'ububyutse. Ngo baravuga bati ahantu turi, abona abana b'abantu, ahantu turi ni hato. Iyo tuvuze ubuto kuba ikintu ari gito haba ari mu bwinshi no mu bwiza. Ikintu gishobora kuba gito mu bwinshi no mu bwiza. Buriya hari ahantu bari hari hato mu buryo bubiri. Mu bwiza hari hato, ariko no kwaguka hari hato. Ndatekereza ari memeka na hano. Baravuga bati rero dukwiye gukosora, dukwiye gukosora iki kibazo bibaturutsemo. Urumva bafite umutima wo kureba imbere, iterambere, tugakosora iki kibazo tukagikemura mu bwiza no mu bugari. Bakagira ikindi kintu bita ubumwe, icyo bita l'uniyo. Ntabwo banyuranyemo, ahubwo umwe yaranshije igitekerezo, yatanze igitekerezo, abandi bagisama bakicyumva. Vuga ngo amena. Urumva? Noneho bose umujyo umwe. Icyo nicyo bita ububyutse. Barakomeje baravuga batariko hari ingeso igiba mu bantu yuko abayoborwa basuzugura abayobozi, bakumva abayobozi babo nta jambo ntacyo babamarira. Ariko twebwe abana b'abahanuzi bigiye ku birenge bya Elisa tuzi agaciro k'umuyobozi wacu. Vuga ngo amena. Umwe muri bati bene da twe kwishora twenyine, ahubwo tujyane n'umuyobozi ntawamenya. Baramanutse n'ibikoresho ngo baragiye bageze kuri Yorodani aho hepfo kilometero bigera mu 10 gutyo. Niko nasomye mu makomantere. Ngo bageze hepfo batangiye gutema, ngo intorezo ishoka y'umwe muri bo iba irakutse. Baravuga bati kweri tubonye impamvu hifujwe ko tujyana n'umuyobozi wacu, tubonye uwo tubwira ikibazo cyacu. Ngarataka, ye baba we, mbonye ishyano databuja. Elisa yaraho Moshe, ntabwo ari yabatereranye, yaraho abumva vuba. Araje no guca bugufi kwa Elisa. Elisa ngo yari embre, abantu mbese bamuruhukiragaho. Umva bamuruhukiragaho, ntabwo yari ikibazo, abantu bamuruhukiragaho. Moshe uzasome nta hantu uzasanga Elisa yararijije abantu. Elisa abantu bamuruhukiragaho. Manishimwe. Vuga ngo amen na cyane. Bamuruhukiragaho. Ngaraza atinyereka shaho ahantu iguye. Ntabwo ntaribi kuri Elisa, nyereka ahantu iguye shaho.
iguya 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 Elisa na za mbaraga zimubitsemo, fata akantu aho ngajugunyamo, ishoka irazamuka. Ntabwo ndababwira icyo bishushanya icyo, ariko ni imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Imana ishimwe, imbaraga z'Imana. Ngishoka ngirazamuka. Aha hari icyigisho kivuga ngo bari bamanukanye ibikoresho ariko bitari ibyabo, bitari ibyabo. Nagerageje gushaka gusobanura ishoka, nsanga ni impano. Nizi impano Imana yaduhaye, n'ubushobozi, potentialite Imana yaduhaye. Urumva, n'umutungo Imana yaguhaye. Ibyo byose biri mu ishusho y'ishoka. Noneho ni n'ubuzima, la vie, iyo ni ishoka. Ibyo bintu mvuze ni intizo, nta n'umwe nyirabyo muri mwe, ntawe. Yes, shoka, shoka pastor, shoka. Buriya ni intizo, ni intizo. Ibyo ufite ni ishoka, ubushobozi ufite ni ishoka. Yewe pastor mwari, iyo position ni ishoka. Ni ishoka. Hari igihe umuntu yibwira rero ngo niye, naho ni intizo, ni intizo, ni intizo. Niki ni intizo. Reka nkubwira ngo nubwo buzima ubwo wicaranye ni ishoka, ni intizo. Nta cyawe kiraho, nta cyawe kiraho. Reka nibwira abakobwa ndi kubabona hano, ubwo buranga nta bwawe buraho. Ni ishoka, ni intizo. Hari igihe ikuka, hari igihe ikuka, hari igihe igira gute, ikuka. Ukabona umuntu yangana gatya, mu mwanya ishoka yakutse akangana. Hari igihe ikuka, ishoka irakuka. Hari igihe n'iyi mirimo abantu bafite ishoka ikuka, kandi uwo ari we wese akwiye kwitegura ko yakuka. Hari n'igihe ikuka abantu bagasigarana umuhini. Bagasigarana umuhini. Amahirwe rero ni ukumenya ko yakutse, noneho hakabaho gutaka. Gutaka, ye baba we, gutaka. Mbonye ishyano. Iyo watakaje impano wari ufite mbere, n'ishoka ikutse, wagombye gutaka. N'ishyano burya gutakaza bwa buryo wakoreraga Imana, uyu munsi ukaba ufite umuhini gusa. Wagombye gutaka, ntiwibwire ko rwose ari ibintu bigezweho. Oya, wagombye gute, n'ishyano. Ariko abana b'abahanuzi bari bafite Elisa hafi yabo, twe dufite Yesu hafi yacu. Haleluya! Ijambo nafite kubaganiza niryo. Uwiteka abahaye umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya.